ngombwa rero yuko dushimangira dutekereza ku mugambi wa jenoside. Ikindi kandi dusanzwe tubizi yuko hari abiyita abahanga ku Rwanda nk'umushakashatsi w'umuzungu witwa Gishawa w'Umufaransa avuga ko jenoside y'Abatutsi itateguwe kuko nta nyandiko n'imwe yigeze ifatwa ngo igaragaze ko jenoside yateguwe. Akabigereranya na jenoside yakorewe Abayahudi ko hari inyandiko yashyizweho umukono tariki ya 30 z'ukwa mbere 1942 yagaragazaga uko jenoside y'Abayahudi yagombaga gukorwa. Kuba rero nta nyandiko, uwo muzungu n'abandi bategereza nkawe bavuga yuko jenoside yakorewe Abatutsi itateguwe. Ariko se niba nta mugambi wo gukora jenoside wari uriho, wasobanura ute ukuntu ubwicanyi bwatangiriye rimwe mu Rwanda mu turere tunyuranye tw'u Rwanda, ubwicanyi bugakorwa ku buryo busa, bukibasira Abatutsi, bukibasira ibyiciro byose, abana, abagore, abagabo ndetse n'abasaza. Wasobanura ute ukuntu nyuma y'uko indege ya Habyarimana iguye saa 2:26 hose mu gihugu hashyizweho bariyeri? Wasobanura ute ukuntu saa 3 y'ijoro tariki ya 6 z'ukwa 1994 Bagosora yahise akoresha inama y'abasirikare bakuru ndetse agashaka kugira ngo abe ari we uyiyobora? Cyangwa se saa 3:15 ukuntu interahamwe mu gihugu hose zahise zibuza amafirimbi zikirara mu baturage? Wasobanura ute ukuntu saa 4:30 abasirikare ba Habyarimana batangiye guhungisha abari abategetsi ba MND, ndetse na saa 5:30 Bagosora ubwe akajya kuba uhagarariye umunyamabanga mukuru wa Loni Jacques Bobo avuga ko hagiyeho komite militaire yagomba kuyobora igihugu by'agateganyo kandi akaba ari we uyiyobora. Wasobanura ute ukuntu muri iryo joro ndetse na bukeye bwaho mu gihugu hose, navuga nko ku Gisenyi ahari Colonel Anatole Nsengiyumva, cyangwa se muri Gisuma, Icyangugu, cyangwa se Izaza, Mabanza, ndetse mu matariki yakurikiyeho muri Eto handi Kigali, muri Rukara, Rwamatamu, Gikomero, Kanika n'ahandi hakozwe ubwicanyi bwibasiye Abatutsi bukabera rimwe. Hose mu gihugu Abatutsi barishwe kugera igihe abicanyi batsindiwe urugamba bagahunga babifashijwemo n'Abafaransa. Ndagira ngo ngaruke kuri bimwe mu bimenyetso bivuga byose aribyo musanzwe nta mubwanyu muzi, ariko ibyo nshaka kuvuga ni uko ibyo mvuga byose bifite aho byanditse, bifite inyandiko ibigaragaza amagambo gusa. Hari politike mbi yaganisha kuri jenoside. Turabyibuka mu 1991 ubwo ishyaka rya MND ryavuze ko rigiye kwivugurura rigakora icyo bita adjournamento, ni ukuvuga kujyana n'igihe. Ariko Habyarimana ubwe yivugira ati yaba Abahutu bungaga ubumwe nk'uko Abatutsi bunze ubumwe, ngo mbere yo kunga ubumwe nk'Abanyarwanda Abahutu bagomba kunga ubumwe bakishyira hamwe. Iyi murumva ko byaganishaga kuri Hutu power. MND y'ishyaka ryayoboraga igihugu imaze kubona ko ibibazo byose bitashoboye kubikemura, cyane cyane ikibazo cyo gucyura impunzi, yafashe umugambi wa politike wa jenoside wo kuvuga ngo niba binaniye, niba amashyaka atavuga rumwe na MND atangiye kunyamagana, twese dupfe dushire. Ni nako MND yashyizeho amashyaka satellite ayigenderaho nka CDR n'andi kugira ngo ajye ashyigikira ibitekerezo bya MND mu binyamakuru. Hari ibintu byinshi bifatika bigaragaza yuko Abatutsi bagombaga kwicwa. Habaye inama tariki ya 4 z'ukwa 12 muri 1991, inama yahuje abasirikare bakuru ibera mu cyahoze ari ishuri rikuru rya gisirikare SM,
iyo nama igamije kugaragaza umwanzi w'u Rwanda uwo ari we. Raporo iyo nama igaragaza yuko umwanzi wa mbere ari umututsi uri imbere mu gihugu no hanze, ndetse umwanzi wa kabiri akaba umushyigikiye. Muribuka byinshi bivuga kuri Bagosora, amagambo bwe yivugiye nko mu kwezi kwa 10/92 ubwo yavaga Arusha ahaberaga imishyikirano hagati y'inkotanyi na leta y'u Rwanda, avuga yuko agiye gutegura apocalypse cyangwa se imperuka. Ndetse na tariki ya 4 z'ukwa 4/94 igihe abasirikare bari muri kontinje ya Senegal hano, ubwo yivugiye yuko ikibazo cy'u Rwanda ari abatutsi kandi ko icyo kibazo kizarangizwa no kubatsemba. Hari inama nyinshi zabaye muri iki gihugu mbere ya 1994 zateguraga jenoside. Hari inama yari mu kigo cya Kanombe 1992 ndetse na 1993. Iyi nama yakanguriraga abasirikare kwanga imishyikirano yaberaga Arusha ndetse no kuvuga ko umwanzi ari umututsi n'umushyigikiye. Iyo nama yavuze ko gutsemba abatutsi bizaba ingaruka idashidikanywa niba FPR iyoboye imirwano. Inama nk'iyo yanabereye kuri stade Umuganda tariki ya 27 z'ukwa 10/93 ibera mu kigo cya gisirikare cya Ruhengeri tariki ya 15 z'ukwa 2/94 ndetse ibera i Butare mu kwezi kwa 2/94. Hari amaliste yakozwe y'abantu bagomba kwicwa. Ayo maliste akaba yarakozwe bisabwe na Bagosora, abisaba abayobozi b'ingabo, ndetse ayo maliste aza kubikwa ashyirwa mu maboko y'ibiro bishinzwe iperereza byari mu biro bya Perezida Habyarimana. Tuzi interahamwe n'impuzamugambi zijyaho ndetse n'imyitozo ya gisirikare bahawe. Tukibuka ko rwari urubyiruko, ariko urwo rubyiruko nirwo rwunganiraga ingabo mu kwica abo bitaga abanzi b'igihugu. Imyitozo ya gisirikare aho yaberaga aho harazwi, hari muri Kigali, muri Bicumbi, i Cyangugu, i Gisenyi, i Butare, ndetse no mu bigo bya gisirikare cyane cyane i Gabiro, i Gako, muri Mukamira no mu Bigogwe. Ariko ikintu gikomeye cyerekana yuko abatutsi bagomba kwicwa bagashira ni ibyo Bagosora ubwe yivugira muri agenda bamusanganye ubwo yafatwaga kugira ngo ajyanwe Arusha. Agenda ye harimo icyo yise système d'autodéfense civile rwandais. Bwari uburyo bwo guhiga abatutsi bwagiyeho mu kwezi kwa 2023. Uburyo bwakoreshwaga muri mobilisation y'abaturage mu guhiga abatutsi ndetse no kubica. Bagosora ubwe nk'uko natwe twese wese agira CV, Bagosora arafite CV. Muri CV ye icyo yashyiraga imbere cyane cyane nuko muri 1963 ari mu bashyizeho iyi système ya autodéfense civile mu Bugesera, ibyo yitaga armée populaire igizwe n'abasivili. Ku ikubitiro iyi gahunda imaze gutangizwa hatanzwe imbunda ziri hagati y'ibihumbi 2,000 n'ibihumbi 3,000 zihabwa amakomine ndetse zihabwa n'amaserire. Ariko tuzi ko mu gihugu cyose hatanzwe imbunda. Hari n'imitwe itazwi ariko imitwe y'abicanyi nka umutwe bitaga amasasu, byose bikagira bihurira na ba escadron de la mort kuko bo bapangaga uko ubwicanyi bugomba kugenda. Hari rero na radio ETRM turabizi yakanguriraga abantu kwica. Ikizwi kigaragara nuko yari radio ishyigikiwe na Habyarimana, kuko bizwi ko umuriro w'amashanyarazi cyangwa se groupe projet bakoreshaga insinga zayo zazicometse muri perezidansi ya Repubulika, ndetse banakoreshaga transmitter zaturutse cyangwa se zishamikiye kuri radiyo Rwanda. Ibi byose bijyana n'itotezwa n'iyicwa rubozo ryakorewe abatutsi hagati ya 1990 na 1994.
hari ikintu cyo gutoteza abatutsi bahozwa ku nkeke yo gusakwa, gufungwa no gutungwa agatoke aho bacaga hose. Izo raporo zatangwaga n'uturere, ni komini kuko uturere twariho komini, hakabaho segiteri ndetse na serire. Izo raporo zari zuzuyemo urwango rw'abatutsi kandi bikerekana ko propagande yo kubangisha abaturage nayo yari ikomeye. Ndatanga ingero nke kugira ngo mwumve urwo rwango, ariko sinashoboye kugera muri archive z'amakomini yose. Nafashe akarere kahoze ari Gisenyi, mfata komini ya Mutura ndetse na komini ya Nyamyumba, nerekana zimwe muri raporo zatangwaga. Hari raporo komini ya Mutura yakozwe tariki ya 24/11/1991 igaragaza ngo ankete yakozwe muri segiteri. Konseye witwa Butaka Ntamabyariro Elifas avuga ko muri segiteri ye hafashwemo umusore witwa Rwagize ashinjwa ko atuma abana grenade. Bamufungira mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe, bamubajije avuga ko Karasira ari we uzi umutungo. Hanyuma abasirikare bajya gufata uwo Karasira bajyanye n'uwo Rwagize. Bageze aho Karasira atuye, wari uyoboye abagiye kureba Karasira ni umuretana, wagiye kumufata yirukanse aramurasa. Abo basirikare bari mu kazi kabo, uri konse bivuga, ntabwo bamuhohoteye, ariko aho bamurasiye abaturage barabibonye. Muri komine yindi ya Nyamyumba hari ibyemezo by'inama y'umutekano yahuje burugumesitiri n'abajyanama ba komine. Ku ngingo ya 3 y'iyo nama bagomba kwiga ibyemejwe n'inama ku rwego rwa perefegitura. Inama ya komini yemeje ko abaturage bagomba kuba maso kugira ngo Inyangarwanda bitazatwihishamo. Akarere kazaba karamutse katewe n'Inyangarwanda, abaturage bajye batabarana bakoresha intwaro za Kinyarwanda kuko arizo bafite. Umuntu wese uzafatirwa muri segiteri atazwi kandi adafite n'ibyangombwa azafatwe ashyikirizwa ubutegetsi. Abaturage rero bagomba kumenyeshwa amayeri yose y'inkotanyi kimwe n'ibyitso byazo bakoresha bakajya bayatahura. Signature ni ya burugumesitiri wa komine Nyamyumba Karemera Egide. Hari note confidentielle, ni ukuvuga inyandiko yohererejwe burugumesitiri, yanditse mu Gifaransa ndabisoma uko biri. Monsieur le bourgmestre, je ne sais si vous êtes au courant d'un individu nommé Jotin, universitaire à Modèle, et natif du même secteur qui serait chargé du recrutement des adhérents au mouvement Inkotanyi. Je l'ai appris hier matin, il n'est pas eu le moyen de vous le communiquer hier soir, mais si vous avez besoin d'autres informations, je pourrais vous informer que Binine, votre dirigé, Nzamuye Justin. Izi ni ingero nyambahaye zigaragaza uko abantu babagaho, ko abantu batotezwaga, kandi ibi akenshi byanyuzwaga no kwica. Ikindi kimenyetso nshaka kugeraho ni ikijyanye n'ikoreshwa ry'ingengo y'imari ya leta mu gutegura jenoside. Inkunga n'inguzanyo yahawe u Rwanda hagati ya 1994 yakoreshejwe mu gutegura jenoside, hagurwa imipanga n'ibindi bikoresho birimo amasuka, inyundo, za turunevisi, byose bikaza biturutse hanze kandi byinshi biguzwe ku ngengo y'imari ya leta. Turabizi jenoside isaba budget nk'uko bigaragara. Intwaro n'imipanga byatwaye miliyoni 112 z'amadolari. Kandi ninjya muri detaye nabereka yuko hagati ya 1991 imipanga yinjijwe mu Rwanda iturutse hanze yari mike. Haguzwe imbunda n'amasasu byatwaye amadolari 83,000 n'imisago. Ariko guhera muri 1993
icyo bita lisansi de porotasiyo, kwemerera abantu kuzana ibintu biva hanze, byahabwaga abo leta yahitagamo. Hatumijwe amasuka n'ibindi bikoresho biturutse mu Bushinwa. Sosiyete zabitumizaga nazo zirazwi, ariko igitangaje ni uko na radiyo RTL yatumije ibitanga hanze nka rwiyemezamirimo. 1993 hinjijwe ibiro 541 n'amagarama 175 by'imipanga, bingana n'amadolari 725,669. Inyundo, inkero, kuto, amashoka za tournevis, byose bitangije n'imipanga byatwaye miliyari 2 z'amadolari. Umubare rusange wakoreshejwe mu gutegura jenoside hagurwa ibyo bikoresho bigera hafi miliyoni zirenga 3 z'amadolari. Birashaka kutwereka yuko, ni nabyo nsorezaho, uyu mugambi wa jenoside kugira ngo ugerweho hakoreshejwe ingufu za leta, hakoreshwa amafaranga ya leta. Nk'ubu ibyo kugura imipanga, leta icyo gihe yari ifite igihombo cya 96%, ariko kugira ngo icyo gihombo leta ishobore kubaho no gukora ibyo yakoraga, yabikoraga kubera inguzanyo. Ibyagurwaga mu mipanga byavaga ku byo bita prêt à décaissement rapide. Prêt à décaissement rapide ni amafaranga yaragenewe kuzamura ubukungu muri rusange, economie civile. Ariko kugira ngo economie civile izambuke, ubukungu busanzwe buzamuke, iyi prêt à décaissement rapide yakoreshejwe kugira ngo amafaranga asohoke bitagoranye yo kugura imipanga. Ese umugambi wa jenoside wagezweho? Icya mbere ni uko nta muntu ushobora kumaraho abantu. Iyi leta yari ifite ingufu, yari ifite abasirikari, yari ifite intwaro, yari ifite interahamwe, yari ifite abaturage, ndetse banashyigikiwe n'amahanga. Ariko umugambi warapfubye kubera ko uyu munsi turiho, uyu munsi twibuka abapfuye, kandi twabibuka cyangwa se tukaba turiho bidaturutse kuri bo, biturutse ku ngufu z'ukuri, ingufu z'urumuri zirwanya ikinyoma. Igihe abicanyi bigabiza abana n'abagore n'abakecuru ndetse n'abasaza, ibyabo byari byarangiye. Ariko nibyo tujye twibuka yuko koko jenoside yatwaye abantu benshi. Hari umubare wavuzwe, 1,074,000 n'abantu 17, ndetse no kwisonga tukabona uturere twageze umwete kurusha utundi. Butare iza ku isonga, Kigali ngari igakurikiraho, Gitarama, PVK, Gikongoro. Ahandi ho mu majyaruguru basa naho baranishije ikibazo. Tubona yuko urubyiruko rw'Abanyarwanda rwishwe ruri hejuru 53%. Tukamenya ko abagore n'abagabo bishwe kimwe, ariko umubare w'abagabo ukaba muremure. Twibuka yuko abanyeshuri bishwe, abo muri primaire na secondaire ndetse na kaminuza. Nanone Butare ikaba ku isonga, Kigali ngari igakurikira, PVK, Gitarama na Kibungo. Tuzi yuko mu Rwanda, nibyo navugaga, imipanga yinjijwe igera hafi miliyoni. Niyo mpamvu rero 90% y'abatutsi bishwe bicishijwe imipanga. Nanone hakagira uturere twarushije utundi muri iyo mihigo yo kwica abatutsi bakoresha imipanga: Kigali ngari, Butare, Kibuye, PVK, Kibungo. Ariko hari n'abantu bakubiswe kugeza bapfuye. I Butare
wari uri hejuru, Gitarama igakurikiraho Kibuye, Kigali, Ngari na Gikongoro. Tuzi ko Abatutsi bapfuye bishwe cyane cyane baguye ku misozi 59.3%, ariko hari n'abaguye muri za nsengero ndetse na za kiliziya 11.6%. Jenoside yateguwe ishyirwa mu bikorwa na leta, yaba iya Kayibanda, iya Habyarimana n'iy'isi y'abatabazi. Twebwe uyu munsi tugomba gukomeza kwemeza abatabishaka, ababirwanya ukuri kwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Tukemera guhangana n'ingaruka zayo, tugomba guhangana nabo tuvuga ukuri kwa Jenoside. Tugomba guhora twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no guharanira yuko itazongera kubaho. Tugaharanira kubungabunga ibimenyetso cyane cyane ubuhamya, kandi tugaharanira kunga ubumwe, tugakomeza kubaka identite y'Ubunyarwanda kuko hari abatabyifuza. Tugashyigikira ibyiza tumaze kugeraho, natwe tuzaraga abana bacu. Dukomeze twibuke imiryango yazimye kandi ntikazimye turiho.